neza abakunzi ba Dekasafureri Discovery, ni Alice n'ubundi kuri kamera ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, nishimiye kongera kugirirwa umugisha wo kuganira namwe uyu munsi. Bahaye ikaze, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko Imana ibarinze. Turabakunda cyane nka Dekasafureri Discovery, kandi umwanya wanyu tuwuha agaciro cyane cyane. Abadukurikiye bwa mbere namwe tubahaye ikaze, turabishimiye, ntabwo muzicuza kuba mwaramenye iyi channel. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ntimugende mudakoze subscribe, mwibuke gukora no kukazogera. Iyo ukoze kukazogera bituma umenyeshwa ko hari indi video nshyashya yashyizweho. Muduhe komenti ku biganiro mwifuza ko twakora, mubaze ibibazo, mutange ibitekerezo, mutugire inama. Murabona ni channel ikiri ntoya, dukeneye kwaguka. Ibitekerezo byanyu rero ni kimwe mu bizadufasha gukomeza kwagura channel yacu. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona ku mutwe wa video, tugiye kuganira ku bijyanye n'imyemerere. Ku buzima bwa gikristo hariho akabazo kabaza ngo mbese uri umukristo cyangwa uri umufana? Uri umukristo cyangwa uri umufana? Umukristo ni umuntu wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi ni umuntu ubaho ubuzima nyine bwa gikristo mu migenzereze, mu mibereho ya buri munsi. Ntago agira iminsi runaka yo kuba umukristo n'indi yo kutaba umukristo. Intege nke zibaho, kandi twese turi abantu, twambaye umubiri, intege nke zibaho, ariko iyo buri munsi ukomeza kwiyibutsa no kwibwira ko uri umukristo, hari ibyo wiyambura, hari ibyo ugerageza kurwanya kandi ukabitsinda. Hamwe no gusenga, hamwe no gufashwa n'Imana, n'ubundi igenda idufasha. Twe ntacyo twakwishoboza, ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ni urugendo, ni urugamba. Uyu munsi uratsindwa, ejo ugatsinda, uyu munsi uragwa, ejo ukabyuka, tubifashijwemo n'Umwami Yesu. Umufana se we ni muntu ki? Umufana ni umuntu ukunda ibintu ariko atabirimo. Niko mbibona. Umufana ni umuntu ukunda ibintu ariko atari uri kubikora. Ukora ibintu kugira ngo anezeze amarangamutima ye, ushima ikintu cyangwa umuntu cyangwa ibintu runaka kugira ngo anezeze amarangamutima ye, cyangwa kugira ngo agire abantu anezeze. Umufana kandi ngiye mubona nk'umuntu ushinzwe isuzuma. Ntanze urugero ku bafana b'umupira. Abafana b'umupira ntago bakina, barwana ishyaka, bakarwanira ishyaka ikipe, ariko ntibakine. Bagatanga comments, bakumva hari ukuntu ibintu byagenda, ariko ntabwo bajya mu kibuga ngo bakine. Bakavuga ngo uriya yakinnye nabi, uriya yabigenje neza. Bareba ibyagenze neza, bakareba ibyagenze nabi, kandi nyamara ubashyize mu kibuga bashobora kuba batabigenza uko byagenze, cyangwa se uko bumvaga bifuza ko byagenda. Umufana ni umurwanashyaka. Umufana uyu munsi ashobora gufana ikintu runaka, ejo agahindura kubera impamvu. Hari impamvu ziba zaramuteye gufana, iyo zitagihari abivamo. Ni umuntu urwanira ikintu afana, ishyaka. Akarwanira ishyaka ikintu afana cyangwa umuntu afana. Reka tugaruke mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana twese twitwa abakristo, ariko iyo usuzumye usanga bamwe turi abafana tutari abakristo.
ntekereza ko umuntu kuba umukristo ari uko niba mu itorero abarizwamo cyangwa se urusengero cyangwa se kiliziya, hahandi duhurira nk'abantu bahuje imyemerere uko twaba tuyita kose, akaba ari umuntu ugendera ku mahame ya Bibiliya, ukurikira Yesu nk'icyitegererezo, agakora ibyo asabwa na Kristo yakurikiye. Ariko mu nsengero bamwe usanga turi abafana muri ubu buryo. Ese aho, kandi ndagira nyine ngo twisuzume, ese aho ntabwo ujya guterana kubera yuko ushaka gushimisha pasiteri cyangwa umuyobozi w'iryo huriro ryanyu? Niba ujya guterana kubera yuko ushaka ko pasiteri yishima, ushaka ko abona ko wateranye, numva icyo gihe ntaba ndi umukristo, ahubwo naba ndi umufana. Niba utanga ituro ukanagerageza uburyo ki pasiteri amenya icyo watuye, ndumva uri umufana utari umukristo. Niba uhitamo itorero usengeramo kubera yuko wakunze umupasiteri runaka, uri umufana. Tujya twisanga mu matorero twaragiyeyo mu by'ukuri tudakurikiye Kristo, ahubwo dukurikiye umuntu. Ni nayo mpamvu iyo bigenze ukuntu kutari kwiza, iyo wa muntu ishusho wamubonagaho bihindutse, urisubira, usubira iyo wavuye. Ariko ukwiye kuba mu itorero icyitegererezo ari Kristo. Ukwiye kuba mu itorero uvuga ngo aha mpari kuko Kristo nkurikiye, hano ndaterana n'abakristo bandi, turaganira ijambo ry'Imana, turungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubwami bw'Imana, turashyigikirana, turafashanya muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru, nta kindi kintu urebyeho. Reka mbabwire, hari ukuntu pasiteri asiba, kuko ntabwo pasiteri ni umuntu erega, Mwuka Wera niwe uba present igihe cyose. Pasiteri asiba, tukaba tubizi ko atazaboneka, wenda yagiye mu ivugabutumwa ahandi hantu, ugasanga nka 1/2 cy'abakristo cyasibye, ntabwo cyateranye. Icyo gihe ntabwo ndi umukristo, ndi umufana. Ukumvira pasiteri cyane kurusha uko wumvira Kristo, kurusha uko wumvira cyangwa se ukurikiza amahame ya Bibiliya, uri umufana. Niho usanga bamwe tugwa ngo pasiteri yarambwiye ngo kugira ngo ankorere deliverance ngo tugomba kuryamana, kandi nyine ukumva ko ugomba kumwumvira, ukisanga nyine wakoze ibyo Yesu wakurikiye adashaka, ariko kuko pasiteri abishaka ukumvira pasiteri kurusha uko wumvira Kristo. Ntabwo icyo gihe uri umukristo, ahubwo uri umufana. Ni inshingano zanjye kwisuzuma, ni inshingano zawe kwisuzuma, kugira ngo turebe ngo mbese Kristo twakurikiye, Kristo twitirirwa, niba twitwa abakristo koko, wakurikiye Yesu, uri umukristo koko cyangwa uri umufana? Hari umuntu ukubwira ati njyewe nagiye hariya kubera yuko hariya batanga ibyo kurya, kubera ko hariya batanga, bafasha abantu bakennye, ni byiza. Ariko ntabwo wagiye ukurikiye Kristo, wagiye umeze nka ba bantu no ku gihe cya Yesu babagaho. Yesu akiri mu isi avuga ubutumwa, hari abantu bajyaga bamukurikira bakabaririza, bakamenya aho Yesu ari bujye, bakamukurikira, atari uko ari we bakurikiye, ahubwo bakurikiye imigati yatangaga. Ntabwo bitangaje rero kuba mu minsi ya none twaba natwe tumeze gutyo, kuko no mu gihe cya Yesu abantu nk'abo babagaho, kuko babonye ko
yatuburaga imigati agatubura amafi, nuko n'indi minsi bakavuga ati reka tugende amafi n'imigati biri buboneke. Ariko twisuzume mu minsi ya none turebe niba tutari abafana. Wakurikiye pasiteri cyangwa wakurikiye Kristo? Wakurikiye korali iririmba neza cyangwa wakurikiye Kristo? Wakurikiye imfashanyo itangwa aho hantu cyangwa wakurikiye Kristo? Twisuzume. Niba uterana kubera ko pasiteri ufana ahari, ni ikibazo. Niba ukoropa urusengero kuko pasiteri ahari ari bukubone, uri umufana, ntabwo uri umukristo. Niba ujya gusura umurwayi kuko uzi ko iyo timu pasiteri ari buyigemo cyangwa se bari butange raporo ko nawe wagiyeyo, pasiteri akabimenya, ntabwo uri umukristo, uri umufana. Byaba bibabaje kuba imiruho yose, imbaraga zose, ubutunzi byose n'ibindi bitandukanye, igihe dushora mu byo twakwita umurimo w'Imana, twaba tubikora mu gihombo. Byandikwa kwa pasiteri ariko mu ijuru bitandikwa, cyaba ari igihombo, kwaba ari uguhomba kabiri. Isuzume nanjye nisuzume, turebe niba tutari abafana. Niba witwa umukristo, ukwiye kuba ufite indangagaciro za gikristo, ukwiye kuba urangwa n'ibikwiye kuba biranga umukristo. Pasiteri yabimenya atabimenya, pasiteri yabibona atabibona, pasiteri yaba ahari yaba adahari, niko kuba umukristo w'ukuri. Kuko Imana ntahihishwa, n'ibyo wakorera ikuzimu ntabwo ihishwa. Korali Jehova Ire niyo yaririmbye ngo ntaho nakwihisha, niyo najya ikuzimu ugerayo, no mu ijuru uriyo. So ahantu hose Imana iratubona. Tujye tuba mindful, twibuke yuko ibyo dukora byose, bya bindi wanga gukora kubera ko pasiteri atakubona, no one is there to judge you, ariko God is there. He is omnipresent. Imana ibera hose icyarimwe, ihora, ijisho ryayo riduhoraho aho turi hose, haba ari ku manywa haba ari nijoro, bwaba bwije cyangwa ari ku manywa, imvura yabigwa izuba ryaba riva, waba uri mu nzu cyangwa uri hanze, waba uri mu bantu cyangwa uri wenyine wiherereye, no mu buriri bwawe uryamye, ibikureba. Rero birakwiye yuko niba ari ugufana nyine fana, niba ari no kuba umukristo uba umukristo, ariko nta nyungu zo kuba umufana kuko uriho urafana umuntu uhinduka. Bibiliya iravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro, ngo nta cyiza umuntu agira, ngo ni iminuko gusa. Ni ukuvuga ngo umuntu ni umuntu, ejo ntuzatungurwe wa wundi wafanaga wumva ko niwe ukwiye kunezeza, ejo ahindutse ugatungurwa kandi bizagukomeretsa. Ikindi Bibiliya iravuga ngo none se niba dushimwa n'abantu, ngo ibihembo byacu tuba twaramaze kubibona. Ni ukuvuga ngo ibyo umaranira, ibyo ukorera, ibyo nkorera, niba mbikora kugira ngo pasiteri anshime, ibihembo nyine nabibonye. So nta kindi ntegereje. Kandi nibwira yuko twese kwitwa abakristo, tukitirirwa Kristo, nuko hari intumbero dufite ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, kandi dutegereje ingororano. Rero ucunga izamu ryawe, nanjye ncunga izamu ryanjye, tutazisanga ingororano twaramaze kuzibona hano mu isi, nyuma y'ubuzima nta zindi ngororano duteganyirijwe. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ihe buri wese umwuka wera, buri wese abashe kwirondora, buri wese yitekerezeho, yiyinire, yisuzume kugira ngo dufate umwanzuro ukwiriye, tuve mu kigare ahubwo tube abakristo nyakuri. Ndabashimiye
mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, mukanda kukazogera, musharinga video ku bandi bantu. Naho ubutaha. Bye bye.